nabonye Irene yarasanze Melodie muri studio ubundi Melodie aranshaka he yabanje kuntondagira ngo sinzi gukoresha Twitter ako kagaruke kuko kavuye kuri space ngo harya ngo byagize byaramunaniye se mbizire ubuse we kuguceceka nawe byamunaniye ahubwo nawe ni ikiroge kuko kumva ko wavuze ibintu bikurebaho urajya ku bandi kubashaka he oya ariko se kuba yavuga ibintu biri byo nabyo abizire ninde wakubwiye ko Twitter mfitanye amasezerano nayo yo kuyikoresha nawe kandi narabikubwiye urabyibuka cyane ko nabwiye ko nje ndi umuhanzi uri roko ese nka Melodie yavuze ati AMAG niba byaramunaniye kandi abavugishijwe naga bavuze gusa bavuze iki byananiye se ni umushinga bamaye wo gukora urananira oya ariko ibintu bishobora kwanga wose ko ataririmba rege cyangwa akore firigo wiki buri wese afite umuvuno we Hansiki munywera isa juice undi umwihorera oya ntago nzamwihorera mu gihe ataranyihorera kuko bimaje kuba too much kandi reka nkubwire ikunda ryawe ry'umufungo buri none ndamaze man Melodie ndakubwiza ukuri naga ari umuRNB ni umuraperi wapfubyemo ave byihora amahano RNB ngo ndakwanga ubwo so umuntu cyangwa twasinze twanywe gusa ibyo ngibyo muraperi wapfubyemo ariko yarabishoboye tu nanjye nashatse gupfubira mwana bibira wanyumvisha uri kunyorosha bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza ona kuba pama Sasha niba naramusunitse tugenda tugashakisha telefone amayinite akaba yarageze kuri Twitter ahubwo yagatendo bani nanjye kankurura akanyereka icyandushije aho kujya kurunyega ejo bundi ntago yakubwiye Melodie ngo icyo kigabo cyaza gutwara umwana wanjye nacyo nagishyira mu bandi nka kirera amogani dore n'imfura zanyu zenda kwitirana ubusanze Brita avukana na Babita ikiza Melodie akunda umwana wanjye agakunda umwana we Babita ese yandimbo yawe na Melodie mwari kondinze kwa Medbeat yo byahereye nago MARINA yanyibye indirimbo na Aristide siwe twaye turi kumwe ikiganiro bajyeho barakibona urabizi mwako nimukajye munyura hiri bajije MARINA ngo Aristide yambwiye ngo kuramo kino gicucu ibyo mu muziki harimo amashyamba yawe nararozwe mwana wabimenye ute rero narozwe n'umuntu witwa Safi Madiba uzahamagare Kamishi ahubwo Melodie mbere ya kamera JALAS official waba wifuza kugura no gutuma ibikoresho by'ikoranabuhanga hanze y'u Rwanda ni Dubai no mu Bushinwa udahenzwe bikanakugeraho byihuse cyane nguhitiyemo Feliz Technology mudasobwa z'ubwoko bwose amakamera televiziyo za rutura telefone zigezweho iPads tablets na accessoires zazo n'ibindi byose igisubizo ni Feliz Technology mudatenguha ku mwimerere w'ibikoresho wifuza nta na kimwe kibuzemo n'ibiciro biri hasi nk'ikiranguzo ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0785 228 479 cyangwa 0782 073 019 wanadusura kuri Instagram na Facebook Feliz Technology ikaze twinjirane mu isi y'ikoranabuhanga. Right, JALAS Official TV ndabasuhuje nanone kaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Uyu munsi twongeye kugenderera umuhanzi mukunda muri benshi cyane, umuraperi akaba n'umutete rwiyemeza mirimo AMAG the Black. Hari icyo mvuze kitari cyo? Mutete arya sumu tutravo. Byose umuntu arashe aho ubonye pfumurira
hari firigo, hari amafi, hari ariko ku cy'umuziki mutawubanza muziki rega n'ububanza ni byinshi, hari filime, hari filime byinshi, hari n'ibiganiro studio, ni byinshi. Rebo, yes, ubonye warafashe n'abapeti bashya bo gupromotinga umunyamuziki. okay, ntago ahanini usanga atari bashya, ahubwo ari bashya mu matwi y'abantu, kuko hari igihe usanga nk'umuntu afite indirimbo yakoze nko mu 2017 ariko nyine bikagenda byanga. Rero irifo gufatana akaboko tukareba ko hari icyo twabyaza umusaruro. Si nabo bonyine, ngira ngo producer wanje Move Kari yarari kubikubwira, yamaye igitekerezo cy'uko dushobora gushaka n'abandi bantu tukazamura impano. Ntago yarasanzwe nawe abantu benshi bamuzi, ariko afite amaproduit menshi ari gukora. Ni nawe wankoreye ya ndirimbo nakumvishije yindi yanjye na Yago Pondati. So rero turashaka no gufata abandi bahanzi, si ngombwa ko bajya muri rap, ushobora kubakorera nabo ukazabona havuyemo wenda umwe ukaba umuhanzi ukomeye cyane. Reka natwe niko byatugendekeye, ntabwo twavutse ba papa ari aba producer cyangwa bafite studio. So rero nibutse icyo kintu mitamvugana, ariko ubundi nabajije Move, ndabaza ariko man ko ibintu numva ubikunda, hari n'abahanzi benshi wakoreye, nta kuntu washaka nawe abandi bantu uzamurangiye ko nifitiye Rodi na Mevisi, kandi ibyuma ntibibora biba biri aho bikora. So nawe akagira abo azamukana nabo. Yes, akagira generation yakora. Uranyemerera nange nimero ze? Ntaribi. None se uzi ngewe njya guhura na Fazo, ngira ngo nahuye nawe nzi ko ari bunci ibifaranga, nkimugera mu maso nkikubita ingoma u Rwanda rw'amafaranga yeyeye, na za Kigali ngari. Ntago yakurikiye amafaranga, yakurikiye impano. Fazo big producer, ndamushuje ahari hose, kuko hari muri industry yo mu Rwanda yafashije abantu benshi. Nakubwira ko amazina yose ari kuri top yanyuze mu maboko y'uriya muhungu Fazo big producer. Habe ba Riderman, ariko nibyo ushobora no kubutanga nimero y'Wabugari nkuko nguko nta umenya, akaba ariyo mahirwe y'umuntu wenda ugiye kuyifata. Ubwo rero mbambarabuye abazi ubwenge baramuhamagara uko bazajya bavugana n'ibyo ngibyo nyine. Ntabwo uzajya muri finance ukaba avuga uti faranga riri. Ikindi kandi nawe jya ufasha abahanzi mwana bino bavuga ngo bakizamuka, biba ari bidanje ibintu. Oya ni fresh, ngenda bizi nza akamaro kabyo ko okay. Ndabona telefone ngiye kuzima. Move ni 07 yawe, ndashaka gufasha abandi bapeti nabo bakamenyekana. None se mubeshye 0782 661 25 45 bamwita Move. Ni uri gukora indirimbo zacu muri rusange muri Rebo. Hari n'undi witwa Mock Vibes, aba Ezidex, hari umuzigo yakoze urenze. Yes, rero music industry arahagera. Evino se wadukoreye iriya ndirimbo ipata ya Mavis na Rodi audio. Amfite n'izindi nyine, ariko tugenda dusaranganya tukareba icyo twifuza, nuko tuba bahanzi benshi kandi bari mu bintu byiza. Ngira ngo urwego bimaje kugeraho urugendo rubona. Video wayibonye yanjye na Rodi? Nayotse video nayibonye, ndanayigarukaho mu kanya, ariko nyemerera turi gutangira ikiganiro banza umubwire ngusanze ku mugati. So bibona se ji umugati bayita Isa juice. Isa ngiyi rwose ukigera muri alimentation zose nakaji keza. Uyu mugati wo noneho urakubiye.
ndabona ari umuhondo wagira ni pate jaune. Oya iyi migati kera yabaga mu bihugu by'abaturanyi isa gutyo umuhondo pire. None rero mu Rwanda witwa Irite. Okay. Ubwo tuhita tunamamaza dore niko twabaye. Murakorana se? None se wo kwihahira bisa. Urahaha nabo bakaguha 078835959804. Iyo niyo nimero y'umugati. Uhorangura rwose arangura imigati y'umuhondo ntago mu Rwanda igipfa kuboneka. Uretse uru ruganda rwa. Wundi wamayeho umweru suko ariho numvise uryoshye ahubwo. Ubwo uzamahitamo yawe ngewe nakunze umuhondo n'umweru ni sawa yuko umuhondo impamvu nawukunze nuko mbere mu Rwanda ntago yahabaga. Yes. Vuye mu modoka none ugeze mu migati. None se watwara imodoka utariye petit déjeuner. Ariko uranzindukiye wa mugabo. Ndakuzindukiye namenye ko ufite media tour ndavuga kampagire mbere. Ntaza kubangamira izindi gahunda. Waje wambaye inkweto zitwa pusiranya nyomba. Shajara cyakoza mu buzima sinzi ukuntu uteye. Nimba ufite kakantu kitwa microchip ubu nzi ko nzatangira gukora ibigendanye n'iriya video uyibonye mbere y'abafana bose interview. Okay nacyo anyway yes AMAG nari nagugenderera rero ko impamvu yatumye mpyiramo nanjye kimenka kugenderera nuko nabonye hari ibintu byinshi cyane bihari harimo nibikureba warohoza uvuga kuri producer faza uvuga ati nta muntu atanyuzeho ati nanjye yaramfashije. Yes nibuka ibintu byinshi cyane mpereye inyuma gatoya hari urugendo rwari rwo mu Bisumizi mu minsi ishize nabonye Riderman umuraperi mugenzi wawe akaba yaranakubereye boss niba ariko nabivuga cyangwa se chef umuyobozi muri Rebo. Yego mu minsi ishize kandi nabonye Bruce Melody mu biganiro yatanze yaragiye agaruka ku ma story y'ubuzima mwagiye munyuranamo ariko mbere yuko wenda njya kuri ibyo bintu byose kuri iki kintu Riderman yavuze n'ubundi waruvuze ku kahise kijyanye n'uburozi bikaba ari cyo mperaho. Kuko uburozi bwagiye buvugwa kenshi muri industry ariko abantu bakavuga arya yavuze ngo we yavuze ko yarozwe akanabibona. Yego urumva hari ntabwo ngiye bigushinja ariko hari n'abavuga ngo amajararuga kuroga by'umuhanzi nyine byagihanze apana kuroga nk'umurozi. None se ko bavuga ngo sha wakoze umuti ubu uri umudokiteri ubwo wabona babivuga muri slang abo so nabandoga reka nkubaze ikibazo cyo wese nabyo wumvise uretse ko babirapye saba Caritas birirwa bavuga ngo umuntu yitereye imbere agiye kwamamaza imigati AMAG mu esa juice ubwo nabapfumu wahagurutse ukava mu rugo ukamamaza sorwa Tom cyangwa Salisa cyangwa Kibe Magi ukabaho aho kugira ngo utekereze uburozi. Ibyo byose nibyo bavuga ariko ni ibintu Riderman yongeye gushimangira aravuga ati hari igihe umuntu bamuroza bayitwa iki iyo bamuroze uwarozwe se nyiri gukorerwa icyo gikorwa ni uwarozwe ubwo ni ikiroge. Ni ikiroge urumva ntago rero numva ukuntu nakurikiye interview ye gatoya kandi mbere yaho hari n'indi nari narabonye y'ibyo bintu nje naberirimbwemo reba umuraperi kwifata akabura imirongo yandika agashyiramo AMAG ngo ni umupfumu ngo ni ibiki AMAG mu bapfumu yabibwiwe nandi abahe bapfumu we yabagiyemo akabaho ko ibintu byagiye bivugwa. So ubundi reka duca amazi guma ya mbere ibintu by'uburozi ubu natwaye guma nari mfite umupfumu mbura gutwara guma ariko wayigiyemo wenda warogesheje kujyamo gusa hanyuma se ubwo ngiyemo gukora miki share kabana ariko no kujyamo byarahemberwaga sawa bongere bayikore ndasubirayo ndasubiramo none muri abo bapfumu ibyo ni ibintu byo kubeshya ni ibintu. Iki kintu ndashaka ko tubwiza ukuri nka AMAG yose generation zose urazizi Jara nimba chano yitwa JALAS official iteye imbere ikabona views nyinshi egari ko wagiye mu bapfumu kereka nimba akazi gasigaye kitwa abapfumu no kuvuga ngo iterambere ry'umuntu niryo ryitiranyijwe n'uburozi. Yes yego no urahakana ko butabayeho rero
ubupfumu uburozi bwo mu muziki uburozi uretse no mu muziki uburozi nta muntu usinze ukuntu babufata njye ubundi uburozi nemera niba uri umugahita unanguka gacishe ariko ibindi bavuga oya ubu waririmba nabi ngo bararoga none se ubwo burozi mastering indirimbo na lyrics bibe byiza ku buryo umuturage umukonvenka nta muntu tuziranyeho wakubwiye ngo wamuroze ahantu kuri stage umaze kuririmba w'umuriro ukabura igisenyi none se nye nkorana na rege njyewe mbuza umuriro gute ari ibyo nawe ubuza mu gihugu cyose haba ari ibitaramo kugira banze kuntumira nta bihuzi bavuga ngo indirimbo ya The Ben ngarayiperforming ikanga ngo kubera ko bayiroze ubwo nge na The Ben turaroga nimba ari uko bimeze cyangwa muri ibirori aba bapfumu rwose nabo ngewe okay ngaho gira icyo tubwira kuri iyi ngingo wowe ukurikije ukuri uzi n'ibyavuzwe si ubwa mbere byatangiriye ku nkundura ya DJ Bob DJ Bob ubwo Riderman yasoraga indirimbo yitwa Horo yashyizemo vasi ivuga ngo zandangije nka kumwe zizu yagize DJ Bob aje muri interview aravuga ngo uko yangize yarandoze urumva ariko reka mbabaze ni izina ry'Imana niba hari n'umurozi uhari hano ushobora gukora ibyo bintu ngewe nimero zanjye ni 0788 andabure umurozi upfa kutaroga umuntu gupfa kunshinja ibyo ntakora nimba bibaho koko mane twaba twaraze saye mu TV naba narazizanye ariko icyo gihe gishaka kukubaza nicyo yes wabaye mu bisumizi uba muri super level ukora nk'umuhanzi na bridge nabayemo no muri black gang ubu ngeze muri omega uri muri omega yes urwo rugendo nta na rimwe urafesinga icyo kintu ngo wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzi ibyo biboro ngewe narangiye kubera ko umuntu aba yarabiciyemo igihe kirekire bimuvugwaho agera akabica amazi urugira ngo umuntu ucukura mu irimbi ry'urusororo kubona umurambo cyangwa isanduku ni big deal ni ibisanzwe cyangwa wowe kubona kamera ni big deal cyangwa microphone rero kumbwira ngo AMAG ngo mu bapfumu wowe warabimenyereye ahubwo mukomeze mubivugeho je m'en ariko byavuzweho ko ase ubundi naba nkuru none se nimba ndoze bigakunda ibihangano byanjye abantu bakabikunda ikosa mfite niri nuko ntabarangira ibyo birozi byari byo ibirozi mbarangiye ni ugushaka akazi bagakora nzabibarogesha mpaka yes ntacyo reka ne kubitindaho cyane ko nari nkivuze ko yakora Riderman yakivuze n'umuraperi mugenzi wawe avuga ko cyabubaye icyo kintu akizi ngo bakubundi ngo bamuroze gute singira ngo ni mu kirahure cy'iki kirahure yari manyweramo n'ukuri niko yabivuze yavuze ko ari kirahure manyweramo akaza ku buryo nyine ijwi rye ribura cyangwa yego sinzi ariko ubwo impamvu nanjye kubajeho urumva nanjye najyaga numva bavuga ati AMAG araroga AMAG nawe ajya akoresha imiti sindaroga n'imbeba numva umuraperi arapya ati AMAG mu bapfumu sindaroga n'imbeba kandi zindira imyenda iyo nshatse kugira ngo imbeba turangizanye nkoresha akamashu na sumu ya panya ntayo wapi kuko iyo ushyizemo ngo sumu ya panya yarigeze ijya muri parafo zikanuka ifati uyirebe yafashwe kugakana none urajya kuroga umuntu nta kintu umupfa ntabwo mwadikanyije isambu nta ibyo ni ibyo abantu bavuga ariko ntabwo twaheze mu nda ya ba mama kameme tugombe tuvugwe kandi ibi bikamera byanyu nitwe twabyizanye imbere duhagarare hamwe nta kundi nawe iyo mikoro niwe wayifashe iyo umenye wari gufata isuka cyangwa umwiko hagarara hamwe ninkubonaho ikintu nzakivuga nuko bimeze rwose ibyacu biri ku karubanda umugani wa mugani wa daboje umutima nturi hamwe oya umutima urashikagurika nose nawe wonganya kamwe sha bisa nabyo cyakoze abantu baravuga mana yanjye we okay AMAG gatubwira experience yawe kuri iki kintu
wari wabona uzi ikintu uzi mbese ibihe wanyuzemo kubera jewe nzi umuntu witwa Bahatima Kaca avuga ko yaroze ba Mike Karanga. Yego. Je naramwegereye Bahati. Oya reka nayo kuvuga ibintu byinshi. Kandi nabonye agiye no gukora mariage azagira ubukwe bushya arije bavuga ubukwe buhire. Urugo ruhire ntazamere nk'ibyo tumaze iminsi tubona. Urumva? Ibyo bavuga byose tubyakira uko bije. Byaba byo byaba atari byo kuri nge. Nje nteraho ugutwi nkumva mbifata nk'uko turirimba indirimbo kumva umuntu arembye indirimbo yitwa ngo gihozo cyanjye ubu umuntu atanabaho ni n'esprit kereka iyo mbonye wenda inkuru igaragara na nyira yakivugira ngo nkabira Riderman baramuroze kubera rero yarabivuze niwe wabyivugiye ariko sinzi ukuntu yabimenye aho naho point d'interrogation ko yarozwe se hari ibitaro bivura uburozi se ku buryo se umuntu kuba yamenya ko yarozwe ari igitangaza yabimenyeye hehe nyine kandi ngo yarabibonye hehe se uburozi busa gute ni icyatsi n'ubururu n'umweru yabiboneye aho hantu yabiboneye defanda nkari wari wabushyizemo ko bidefanda nkari wari wabushyizemo oye nje ndibaza ariko kandi kwibaza ni uburenganzira bwa muntu agaho kari kubundi ko gahandurika mani ubundi se nari ngiye kuvuga ikijambo gikomeye reka nyereke ibyo buri wese avuga ibye uko byamubayeho ariko ikiza ni uko uwaroze si urogora ahubwo umurogozi bamuturangire abona ndanye ndi ikiroge wigeze utekereza ko waba wararozwe ukurikije ibintu wenda runaka wanyuzemo yawe nararozwe mwana ahubwo mbaza uti wowe wabimenye ute nanjye nibyo nshaka kukubaza naragiye wabimenye ute wamenye wakuroze ngo nago bamuvuga wabimenye ute rero narozwe n'umuntu witwa hip hop kumva ko ntagomba kwicara ntari kurapa byaranze mwana nashatse kureka umuziki byaranze urumva ari igihe uvuga ngo ibi bintu ndabirambiwe ibintu ukora bakavuga ngo waroze ibintu ukora nujye kwihahira mu isoko ibi bintu ni ibiki ibintu bakwirwa bakwishyuza ngo kudaheruka gukora iki n'iki warozwe na hip hop uragije uyibuza melody nayo imukuyemo ubu saba ameze ati ibaza umuntu utujengereje akora R&B buriya bufezi bwe ari kubukora muri hip hop noneho twaba turi amugira inama yo kureka kuba umuraperi kuyataza tutaba babiri magaye kunyorosha ariko zikwirapira ukaniyoroshereza chorus ariko bafata ku gakano guma muri iyo njyana niyo yawe tureke numvise avuga n'ibyara Paris mu minsi ishize ari ikigabo cyari cyarenzwe narabyumvise wakigabo byagenze uteze z'ikigabo cyitaka ngo cyangwa inzoga nyinshi ikigabo mwe mwagiye kureba twe twari fashe ya borma kuri La Paris koga swimming pool na gym tugezeyo dusanga ikigabo gifite uruda runini Melodie rero ni umunyamakenga atangira kuvuga ngo kumwirandiremo ibiro bingahe nimba cyaramwumvishe ngumva mwabana ngo murekeraho kunganiraho ngo kuko ngo minerivare babishyuriye ngo ibiryo byose mwariye ngo amafaranga bakoye banyoko ngo ibiki n'ibiki ngo yose narayanyweye niyo arimo hano Melodie ndamubwira ati rero uyu mugabo ntabwo twakoga mu nyanja imwe twambare tuva ahantu tuhita twigendera navuga ati wa mugabo kwitaka inzoga shawuri umusaza kabisa noneho hari umuntu twaganirije iyo story atubwira ati yo ni umuraperi sindi bumuvuga iyo mumubwira ko nawe abana bose
b'igitsina gore yabyaye mwabakoze lompe. Ndavuga ati shaya ibyo bintu umuntu ashakishije mu baraperi yamwibwiye. Uyebwo yamwibwiye ngo Musenzi aravuga kuri Minesi ngo n'inkwano za mama. Umurongo uravuga ngo mu ngoma ivuga ati ngo avuga ati mu bashiki bacu ibyo mubakora turabizi ariko namwe abana banyu sama tuhabaye kubwa. Hari umumere numvise ari kuvuga ukiriya gikorwa iyo umuhungu agikoze ngo abari guhorera nyina. Ntuze sibyo. Rega twese twavutse nta burenganzira batubwiye ngo dusabe n'involontairement. Ntabwo ari volontairement kuko nkangiyo abantu batakora. Ariko utararenga aho hantu ama Brice ara kandi kantu yavuze ndavuga nti kantu ko gukunda umufungo ko gakomeza kugenda kagaruka. Ariko se udakunda umufungo wowe wateye iyi kamera hano uri mu biki? Wiki? Nkunda amafaranga njyewe. Kandi atandukanye gukunda amafaranga nubwo se nibi. Suri gushaka amafaranga. Ndi gukubwira uyu mugati ntashaka amafaranga. Brice yavuze. Uvuga tamani ku mufungo. Ubundi Melodie aranshaka he? Yabanje kuntondagira ngo sinzi gukoresha Twitter. Ako kagaruke kuko kavugiye kuri space. Ngo harya ngo byageze ute? Ngo sinshaka kuzamuka. Oya ngo niba byara ngo byaramunaniye. Byaramunaniye se mbizire. Ubuse we kuguceceka nawe byamunaniye. Ahubwo nawe ni ikiroge kuko kumva ko wavuze ibintu bikurebaho urajya ku bandi kubashaka he. Oya ariko se kuba yavuga ibintu biri byo nabyo abizire. Ninde wakubwiye ko Twitter mfitanye amasezerano nayo yo kuyikoresha? Nawe kandi narabikubwiye urabyibuka. Wambwiye ngo iki? Twari turi kuri Dover Business Company. Ndabyibuka. Ndakubwira ngo njyewe Twitter si ibintu byanjye. Urambwira ngo ariko wagakwiye kujyaho. Ko mbona se habaho amatiku menshi n'ibintu bitandeba. Ati mwana uzajyeho. Nimba rero bakoze ayo space yabo bagiye kuvuga ibintu bitango bimeze ukuntu. Nzajya muri studio mbivuge kuri beat ntago nzajya kuri Twitter njyewe. Cyane ko nabwiye ko nje ndi umuhanzi uri roko. Ese nka Melodie yavuze ati AMAG niba byaramunaniye kandi abavugishijwe naga bavuze gusa bavuze iki byananiye se ni umushinga bamaye wo gukora urananira. Oya ariko ibintu bishobora kwanga. Wose ko ataririmba rege cyangwa akore firigo. Wiki? Buri wese afite umuvuno we. Hansiki. Aya. Ko karo butambitsemo ni mechanisme de défense. None se kisibaho. Niyo nyine. Ni ingenzi. Ubu nkubaje ngo kuki udafite umukameraman wambwira ngo iki? Wambwira ngo wenda ararwaye. Iyo si mechanisme se? Okay. Munywera juice undi umwihorera. Oya ntago nzamwihorera mu gihe ataranyihorera. Kuko bimaje kuba too much kandi reka nkubwire. Ngiye kuvuga kana reka tujye tuganira neza. Ngiye kuvuga kana kuko nifuza umunyamakuru umwe muri mwe urumva nibishoboka akaboneka umuhanzi wanyu icyamamare igitangaza Bruce Melody. Yego. N'ikindi cyamamare Hakizimana. Amani. Muzaduhuze tugira ibyo tuganira kuko ibi byo kuvuga ibice ni ikibazo. Anyigishe n'ibyo bitwita bye mbimenye.
ibyo binambwira byo kujya kuvugira hirya ikunda ryawe ry'umufungo buriya none ndamaze man wose kukunda abakobwa ugakunda na YouTube mfasha none sumva sha nanjye ubuvuzi mundo ayo ubwo urumva icari igisebo cyo gukunda umufungo we ariko ushobora iyo ukunze ikintu uharanira kukibona hari ushobora kuwukunda bikarenga kereka uko uyiba abantu bawe ariko umufungo ubundi mushaka usanga wenda nka Brice ari ahantu mwacakiranye mukorera nka senkisi umuwa nka veni ubwo ntabwo yapfa kubivuga ntimuziranye se ariko si ubwo Melodie ku mufungo uramuzi wowe cyangwa uri gusakuza gutya nuko tuba ducecetse none bose ni bamwe uzi ko nimba n'animateri wo gukunda umufungo ari nuza ari representant legal kandi noneho batugiye kuduhemba ahitarakara kandi twari muri brag gusa ubwo ari kuvuga iki ahita hindu hafa byihorere mwana ngo rero ngo mwana iyo system ikorera inyizi ku baraperi yo kurakara Melodie ndakubwiza ukuri naga ari umuRNB ni umuraperi wapfubyemo ave byihorere zira slang na renge wumva ari umuntu media zikoresha umwani ngo heza ngo pfusha uwo ni umuntu RNB nigate bose babireba ni gospel ay bawa mujye mumbabarira turabibona nuko tutayomba ari je nizo biririnda ibyo turabibona nuko tutayomba igihe rero cyageze ngo tujye kujya tuyomba rero niko bimeze ari abahanzi b'abaraperi nyine ari ukuntu ugira impano iri double ariko umuraperi OG wuzuye ubundi abafite impano imwe hari nk'umuhanzi ubigereranya byombi akavuga ati ibi bintu nibyo biri gukora umuti sinaguzi ko King James yari umuraperi yego abanyorosheje ngo kutakuvugisha avuga ati kwa hana ariho ndi kumva bamamagara cyane yabona n'umuraperi akavuga ati igirayo tongera ukambwira ibyo Melodie suko sigaho ati afite yo yitwaga Master Who ya Melodie ndavuga rero se nanjye nyoroshe bakambwira ngo meze nk'umuntu yahuye ikiziriko kigacika wewe nawe wajya guhogoza navuga ati uyu mujyo nanjye wa kandi Melodie ukuntu ari mubi ntambuze akavuga ati ukirekore kijya hanze gisa babanze bakunyuzemo n'ijisho wamuze siko piano ari indirimbo yagenda gasiba mu gitondo nkaza kuyumva ko bitavuga nk'iby'abandi bana buriya Jay Polly yari umuntu w'umudanjere yarambwiraga ati uri kwarura iki uri gushya waruri wabaye wowe abwa Jay rero ku bano bana se bari kuturyana umufungo kavuga ati rero ntawe ko mu bukwe batazamumagara ntawe wikanira umugisha wundi nimba Melodie yararetse hip hop reka ibyo bintu bye nawe ukore hip hop ndayikora ndavuga ati niziritse umukanda shana aririmbaga nabi ninde muntu uririmba nabira oya muvuze byahita bitangira izindi nkuru hari abantu bari kase agatsata bake hari umuntu wumva indirimbo ye arya ni hari n'abavuga ko ndirimba nabi nabo barahari nta muntu biterwa n'amatwi ya muntu ayawe ubwo yakwerekeje mu gatsata hafi y'uruganda ngo rw'isukari ukuntu sinzi mu gatsata abantu babayo b'abahanzi adapasi hari abandi biteranwa n'abanyamakuru dukomeze mwana ukitera n'abanyamakuru n'abanzi ugafata izina rimwe ry'umunyamakuru ukarifatanya n'iry'umuhanzi bigahita bifatana
tubwira umwe muri bo wanyanyagijweho amafaranga. Faye. Oya dore ntago ari ho mu Rwanda. Wagiye umbabarira ko vuga umunyamakuru ndavuga umuhanzi. JALAS ubwo ndi abitwa official. Amajye umbabarira kwira. Oya tujye tuganira kandi ukuri gushirira he. None se reka niba gushira mu biganiro ibintu Melodie yavuze kuri space sibyo bya Twitter nibyo. None se ubu nanjye mvuga ibye byo byanyabyo se uri kwihimura. Oya kandi ntabivuze ibya Twitter sinyikunda nta kintu nsayidiraho. None se umuhanzi nka Melodie yagiye kuri Twitter akavuga gutyo kandi tuzi n'uburenganzira bwe warayikunda azi no kuyikoresha nta kibazo ariko amateka agaragaza ko hari igihe cyabayeho nawe umeze nk'uri gusunika Melodie. Sinamusunitse se akagera kuri izo Twitter. Ubu ngewe bunifata nka coach Gaire w'umukene. Urumva gute se niba naramusunitse tugenda tugashakisha telefone amayinite akaba yarageze kuri Twitter ahubwo yagatendo bani nanjye kankurura akanyereka icyandushije aho kujya kurunyega. nakuvuga nawe niba yaragezeyo ariko si ni uburenganzira bwe. Sibyo ko nta hantu yageze ntageze. aya Hehe se amani kereka niba ari byo gutembera mu ndege biri wiki ureba comment z'ibiganiro. Ose kagiye muri MTV wagiyeyo gukora iki? Gukora ikiganiro wenda ari kurimba twararangije. Ari kuba ndi ambassadeur amaziki ambassadeur wa Majid the Black muramushaka iki? Uzi kuba ndi Canada Nyabarongo iri gukora umuti. Ni ukuvuga ngo iyo wanditse Bruce Melodie kuri YouTube nawe uraza senje nyina nawe ngomba kuba ndaho hasi bura ntiyakumenyereye umuntu wakubereye umuyede nanjye namubereye umufundi yarabyivugiye ko yakubereye umuyede nanjye naramumubereye. Hehe twarafashanyije mwana ntukatubone gutya mu rugo mu rugo twese twabanye abayede. iyo mvugo ko ikomera Ed Mason namubere Ed Technicien rose ubejo bundi sinamukoreye firigo kanze mukwereka ari kumbwira ikibazo yagize kandi nusubwo nakoze icyo bita Ed ton ami kanze mbikwereka kana ambwira ati mwana nyereka ukuntu kandi ukuntu afata mu mutwe yarayikoreye ariyo wamweretse ukuntu ari bukore firigo agomba kuyikora nje ntabo giye kumureba cyandaze kubikwereka mbikwereka inyuma ya kamera nyuma nta kibazo kanze nkwereka ukuntu biba byifashe naka video yari kumbwira ngo umwana ngo firigo yapfuye ambwira ati Melodie jewe ikintu yapfuye kirimo amafaranga make cyane ku buryo nakubwira ukabyikorera mwana nago naza kukureba nimba ngiye kunywa esanse y'ibihumbi 10 nje kureba akantu kari bumi ibihumbi ngo bimbwire mbikore ndavuga ati genda ufatikanya nkwere nyereka ko zitazajya ndinjajwe ndebyereka bo vuga ibyo uri kubona. Ndi kubona firigo ifunguwe irimo igiporezo kabisa. Ramuporezi Burize na Burize ari ku giporezo ko mbona ari umusaza. Nubwo bunoresi ari nyine no kwamamaza byakurikiye. Brand ambassador. Rero nta kibazo nyine ubundi izo nyugute ebyiri ubundi Burize
tubaho mu buzima bubiri butandukanye. Hari ubuzima bw'umuziki, ubwo nubwa ku karubanda mwese muba mutuvugiriza induru. Hakabaho ubuzima bwacu busanzwe nk'uko wajya kureba nyogokuru cyangwa sogokuru, ariko nta mpamvu yo kubihuza. ubwo nakubwira ati mu muziki byaramunaniye urabyumva. Ntago bindeba ko twese ubwo hari igihe twese tunanira, urumva. Ariko ubuzima bwacu ku giti cyacu, ubuzima bwanyu bwite, kuko iyo duhuye nge nawe ntago by'umuziki buri wese abisiga mu modoka ye, tukagarita bite wambwawe bite wa gicucu, gahunda zimeze gutya, tushaka ukuntu turya, bakora iki takora inkoko, bakora iki mwana akambwira stories ze nanjye nkamubwira izanjye. Ariko n'abantu baba bumva ko nta hantu ujya uhurira na Melody kwe ukuntu ajya kuvugaho, cyangwa nawe nyine ko bumva umuvugaho uravuga ati aba bantu menya badufera ari beef y'abantu ikomeye. Mu muziki ho ni beef. Nose ko namusibye mu ndi akora injyana imwe iryo shaza riva cyamugumyemo igihipa. Numurapo ni cya gitabo bamanaging iki inuza cover bajajinga numuraperi n'imbere nababeshe nazana bashu amahano mbarani bengwa ndakwanga ubwo so umuntu cyangwa twasinze twankwe gusubwa ibyo ngibyo. Urumva bitameze ngo udafite icyo kunka iteme cyasha ni ibintu cyangwa hands up. Muraperi wapfubyemo ariko yarabishoboye tu. Nanjye nashatse gupfubira mwana bibira. Wanyumvisha uri kunyorosha. Bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza ona kuya pama Sasha kajyana ibyo urangeye urashoka babwira abajaji bakajajinga ariko nibyo niyo. Okay. Buri umuntu agomba gukurikirana, hari ukuntu uba ufite nyine umurongo wawe, iyo ugerageje ukabona biri kwanga uzarebe no kuri permit z'abantu haba hariho A B C D E F. Hari umuntu ukorera F kubera gutwara igikamyo cy'ihinga gutyo, hakaba ushaka A ya moto atari uko utajya kwiga imodoka. Buri wese afite bagahurira kuri tere kandi none ikirenzeho bakagenda mu muhanda umwe cyane, kandi wa A ashobora gutanga wa C wa F ahagiye. Akenshi ni nako bigenda. Uvuye ku giporoso ngo uri kwiruka udepasa ushaka kugonga abantu wagera ku gishushu feruje zikagufata harimo 80. Ngiye nkaza gake gake, uriya muntu uza gake gake ameze nk'ukuri, uwagurutse ni nk'ikinyoma. Ikinyoma kirihuta. Uzi mvuze ngo mfite umupfumu muri iyi nkuru nicyo cyakumvikana. Ariko uje akavuga ati ngewe buri cyumweru ndasenga. Melodie ejo bundi ntiyakubwiye ngo yafashwe na dayimoni mu rusengero. Ako kana ariko kuki mutakikije dayimoni ngo yaramufashe. Naho njya mbona nkabona dayimoni yamufatiyemo mu biganiro ze. None se nimba dayimoni aziko zijya zimufata dayimoni yaramufashe yo gusinze abananiwe ajya aruhuka. Uyibuze ikintu cyangwa yagiye yavuye kukureba. Ubwo nawe naramuroze. Waroga umuntu kujya muri Nigeria cyangwa umuroga kujya mu nkombo agiye mureka imitwe umuroga kugigoma. Anyway ntacyo reka mbiveho. Ibyawe na Melodie ntekereza ko hari ni ibyacu nitwe tubizi man, nta muntu ubizi. Ako kantu uvuze ngo mu buzima busanzwe tubayeho ubuzima bubiri bundi mutagaragaza. Uko tuza hano kuri ibi bikamera byanyu siko tubayeho mu muhanda duhuye. So rero ni so niba umukorera firigo online none se nuza rebo abamo yitwa nguki 1:55 AM.
nimba yarabamakazi nkabakorera mu biryo bigendanye n'akazi mani mwe ukari technique ushobora kutarikodingira y'indirimbo ariko wowe wese tayimo climatiser yes kugira ngo babe bameze neza si ibyo ubuze kuki ntavuga ngo muhite munkorera ingoma ngo nanjye mfite omega so rero ibyo ngibyo buri wese amenya ibye mu bigendanye na job ya music ahubwo melody ndagusabye mbere ya kamera JALAS official ndamuzi arifunga umutwe mfite igikorwa cyo kuzashyira ahagaragara album yanjye igitaramo yego igitaramo cy'ubushobozi bwanjye uzamfashe ukigaragaremo nk'uko nagufashije kugaragara mu cyawe cy'imyaka 10 wari umaze mu muziki niba ubyanze simbizi ko ahita byanga ariko byanshimisha mani aje twabanyeho ubuzima uzajya wumva niyo ari kuvuga rutuntu avuga none uzi yavuze nkumva ibintu navuze ndabyibutse uriya ni umuntu twaba nibyo nkubwira rero music no kubana n'ibintu bibiri ubuse wowe uko tubanye hanze ya kamera niko tubanye kuri kamera wapi nuko rero n'ibindi bimeze okay ntacyo ubwo reka twizere kazakiza ariko ngo kiraba wanze kujyayo iki kirango cya melody niwe waje kuntwara we kira gitaramo nago twavuga ubwo winjiye mu kazi kandi nago kazi nkunda kukavugaho reka tugarukiraho kuri ibyo ngibyo hanyuma se baje bantwaye muri burende baneruye yango nyine waje ku munota wa nyuma ngo wowe na Kenny Solo si byavuzwe umunota se wundi wa mbere wari uwuhe vuga ibyo umbaza mwana nigendere n'imigati yanjye ndabona itangiye reka se ntacyo ariko twakora wirira ntari imigati yanjye se wirira irayiti anyway wavuze kare ari ikintu wavuze mpita ntekereza ko nshobora kuza kukikubazaho nubwo kimaze iminsi kiriho kivugwa uravuga uko ubyumva nshobora kukikubazaho kubera ko n'ubundi nawe hejuru yo kuba umuraperi uri n'umuhanzi uri n'umupapa mu minsi ishize tuba tubonye inkuru y'uwitwa Platini aho uriya mugabo mwamuretse ntabwo ibyo mwamuvuzeho bihagije ntabwo dushaka kuvuga ntabwo rero nshaka kubaza kujya Platini iriya kesi kubayeho wakora iki usanze cyangwa uko twabyumvise ntabwo se wayihinduraho iki umwana wavutse ntiwamusubiza muri nyina ibyo ntibibaho ikaba ari akabebe ka nyina nasi ari kumwe nasi ibindi waba ujyamo uretse kwisiteresa ni ibiki ubundi wajyaga kumenya ibyo bintu ushaka iki umwana ari mu rugo nyina arahari nawe urahari nka papa fini termine uravuze ngo we ntiwakora DNA imfashe iki insazi nayo nakora natwe nazo badukoreye kuko babona tugenda tuvinda imwe mu bundi buryo mwana tujye tubyihorera ntekereza ko ari iterambere ryari ritaraza niba ibintu bisigaye byoroshye iterambere ariko ryo ryahozeho uzi ko ushobora gusanga mvukana na melody sabe kanombe mukuru wacu ari daboje ugasanga mwese twebwe iterambere ryaje nyine ritwereka ibindi bintu ugasanga papa wanyu mwese ni nka Munyaneza niwe wavuzwe muri game cyangwa ni nka yabateranye ni ukuvuga ngo ibi baraturabuye ko tugomba kwiyakira uko tumeze nuko hasundi bamugani kuki nta kaje ko kunyorosha ngira ahubwo daboje eguka katwumvira ikanomba kumva abantu bose hafi bose Fireman ni umuraperi daboje ni umuraperi JC ni umuraperi AMAG ni umuraperi na Melody ni umuraperi wajijishije
abasaza nta wamenya icyambere nuko turi gukora akazi bikagenda neza nta bindi bintu mwana ibintu bya DNA ntago nigiye na testinga no kuko biba bigiye kukwica mu mutwe no gutekereza byinshi ukagira abo wanga ejo bundi ntago yakubwiye Melodie ngo icyo kigabo cyaza gutwara umwana wanjye nacyo nagishyira mu bandi nka kirera amogani dore n'imfura zanyu zenda kwitirana ubusanze Brita avukana na Babita ariko n'abana bacu abana bose ni abacu mwana si abana bacu se uraseke abana bacu ndi kwibaza nk'icyo kintu sanze ko kimeze abacu mwana abana bacu n'abacu uravuze ngo DNA ntayo wakora wapi nakwiyandikaho tatu nanjye nka afazari wakora kabira Brice yakoze abana n'abana mwana n'abana b'igihugu n'abana bacu n'abana Babita na Brita wagira ngo ni Riderman wabise insubirajwe nazampanga zitwa amazina y'insubirajwe ariko ntari bimana mpanga za Riderman okay ntago ari insubirajwe ko muteye amazina yenda gusa nyine ibyo ni igihangano mana bahanzi bafite ibintu byinshi mu mutwe urumva nk'iyo inspiration ukreya nyine n'ubushuti bwabiteye kugira ngo umukobwa witwe Babita uwa Melodie yitwe Brita haryo wavutse mbere n'indi kanze maze mama Babita Brita turamenye washeshe uyu asanga ari wowe oya ariko Babita yavutse mbere oya abanje Brita asombazaga ibyo ushaka iki bose n'abana bacu nabindi reka tubasuhuza abo bana baherereye igihe cyose bazumvira iki kiganiro bazumve ko ntaribi n'abana bacu amakuru wagira ngo ubitekerejeho siko ari abacu noze ntizimbitekereza abana bacu ndavuga kabiri hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ukagitekerezaho kabiri ureba iburyo n'ibumoso ukamenya uko ubara ikiza Melodie akunda umwana wanjye agakunda umwana we Babita urumva nanjye ngakunda Brita n'abandi bandi abana banjye arabakunda nkunda abana bacu okay boy n'aba bandi kandi n'abawe nimba utashaka kubavuga turabakunda kuko ibyo byose dukora nimwe mu bidukoresha niba utabafite se wamenya ufite umwana Jara zagerageza urebe ko zagerageza nijoro ariko hari n'abandi baba mugani bavuze ko bafite hinduka mu munota wa nyuma ushobora kuvuga ngo uramufite ubusa uramufite uwo ndabafite mfite abana baje ku isi nabo ngendana mfite n'abana ngendana urana purize na power bank nuko bimeze okay mbere yuko njya ku ndirimbo mwasohoye kugira ngo nze kubona naho irobo mbere ko njya ku irobo kugira ngo nayo ngire utuntu kubazaho gato ko numvise nayo irimo ishaza ry'umwihariko nabonye fata ku mavuta avuga ngo agiye gukora operation Hakizimana utekereza ko yaba ari wowe agiye kugarukaho cyangwa n'undi Hakizimana ubu ninge witwa Hakizimana ku isi niko nkubajije utekereza ko yaba ari Hakizimana wowe nshobora gutekereza ko ari bazina cyangwa ari njye nta wamenya uko operation yakora nize niba biteguye ubuze nanjye ko ngiye gutegura indi operation wabaca indimi operation yitwa gutyo ubundi operation
Hakizima izabeho ntaribi nimba inagaburira abana be cyangwa igaburira wa mugabo we ama yaba yinjiye muri operasiyo iyo dusuta ukuntu ariko no sinshaka kumuvuga nyine operasiyo ishobora gufasha umuntu nta mutima mubi I think nta bintu birenze tu uvuga ngo uhora witeguye kuvugwa n'ubu uri kumvugaho wananteye noneho kugira ngo wangezeho ewana umuseke utambitse iki hari ikintu kirenze nuko ndashaka gukora igitaramo tuve mu bintu by'amablag n'iki ndashaka gukora igitaramo concert kandi nini irimo abahanzi bake beza cyangwa se abanyemereye hari na sound dufite sound ibyuma biri live na symphony band narayibajije nisaba ko tugomba gufatanya man nkuko nundi yambwira ngo dufatanye ikintu cyo gufashanya nicyo kintu man navuze ngo iyaba twamenyaga iyo tubitangira kera uri kubona aba ba izikati bakari gukora ama video usanga team nabibonye ejo njuga ndamushimira cyane ni wari uri behind ya video yanjye igiye gusohoka yitwa Irobo yego ni nawe uzajya ku inyuma ya video yanjye na ya go on that kumva ko ugomba kwikorana urumva ni ikibazo uba wumva ko wibashije kandi burya nta mutwe wigira inama yo gukora business runaka itimu burigira konta noneho rero reka nkwereke ukuntu bimeze nzi kugiye kunyereka ibizaza muri operation Hakizimana ibyo byaraje umva ushaka kubona ibyuma sound ya fresh ibyuma bishyashya ya za mixer zamuka ziba zifite piste nka zingaye ama top ama bass ibintu byose nagari du concert duto concert nini yego nizi nyine mubona zijya mu stade uhamagaye 0784966062 iyo sound habe mu makwe bafite sound iciriritse ntoya ibitaramo binini bafite backline ama gitari yagezweho muri iyi minsi ya fresh yo mu bihugu byo hanze nyine yari gusohoka nkuko iPhone ubona ngo asohotse ngo 12 asohotse 14 ibi bintu byo kugendera kuri nuza ihari ni nk'ibi isi nifitiye iki uratekanye basigaye bayita tekana okay njyewe mfite telefone kandi umpamagayeho mbonaho ushatse kunyohereza document cyangwa isiki byose mbibonaho nta mpamvu rero yo kuvuga ngo ndakora ibintu ntakunze buri iPhone ndayikunda ariko sinzi kuyikoresha Twitter ndayumva nk'ibyo batwitinze wabimbwira ariko ngiye sinaba interesse yo kubijyamo ngo ngiye gukurikirana ibyari byo wabimbwiye se naba njya kureba miki byo kuri Twitter se ujyaho ntago njyaho kandi ubimbwira ahubwo wowe witwa Twitter JALAS Twitter urumva mbwira nibiki bigezwe urumva rero igihari ndashaka gukora igitaramo kandi kirimo habe new generation ubwo iyo sound nizo arakoresha icyo gihe yego niyo nzakoresha nimero nazitanze ushatse gukora nawe igitaramo habe mu ntara habe dufite n'imodoka ikuzanira full package so rero icyo ndi kurwana nacyo maje kurangiza album move mock Evidex ndabashimira cyane kubera ko album yararangiye
harabura hindi ndaburamo Yago Pondati ugiye kuza ku baking utuntu twe ubundi dutangire twamamaza ukuntu tuzakora igitaramo. Ndashimira abatera nkunga banyemereye kuzanera inkunga nk'aba b'imigati. Ubu muri concert yawe uzahabana imigati na ji bizaba bihari. Yego. Okay. Ni benshi n'ibigega bino bifata amazi. Ubwo se nk'abo baguteye inkunga y'iki y'umufungo yo kuba turi kumwe. So ubu nteye inkunga y'iki yega muri concert ngiye ndabivuze. Hari ukuntu umuntu akubwira ati wenda nimba ushaka kuvuga ngo transport y'abahanzi mvuze ngo nuzazanera inkunga uyu watanze imodoka y'amamisi ninde yo mu bamisi Ndori Safaris yayitanze muri Rima. Yego nubwo itaraboneka anyway ikazamu akama imodoka ndori reka mite mwiseguraho mu kiganiro n'ubundi nabonye yaranyitwaye mu mwikomo ngo naramuvuze nta wamuvuze iki nabi kwari mwe nta nabi navuze ibyanyabyo amagare Emile mwana mujye mureka kuzajya urumva Emile Ndori Safaris njyewe nkunda kucira kuvugisha ukuri nimba ndi kwivugana n'umuterango waramuvuze nabi azajya nazanyima inkunga kubera mwewe urayizeye se kandi ari byo utangije muragenda mukavuga umuntu nabi amaye amamodoka atwara abahanzi ahantu tugiye atavuze ngo agiye kuyaduha ngo tuyatane burundu ntago yaba ari inkunga ifatika cyane mwaramuhahamuye reka nibwire abadukurikiye ko turi kumwe na Feliz Technology abangaba bakorera Dubai na Kigali ushobora kubatuma computer nziza telefone nziza n'ibindi bitandukanye ukabavugisha kuri 0785 22 cyangwa 0782 cyangwa 0782 aba bakagufasha uko ubyifuza bagatanga n'akazi ku bantu babamamariye. Zubundi ikibazo ni iki sibyo man ibintu byo kuvuga ngo umuntu yifunze ngo nago yakwa approaching abantu ni bibi. Urumva ko nimba ari computer mukeneye mwajya bajyaho ngaho nimero zatanzwe ariko mbamamarije nk'umusabakazi. Feliz Technology mutekereze kuri AMAG karagira ndahenshi kundusha twazenguruka tukababwira kuko man ejo bundi nasanze hari abantu bafite ibikorwa njye kugura uyu mugati nagiye umugati sinari nzi ko mu Rwanda ubamo kuko twatumaga za Jaguar uherukaga ryari kera muri za Kongo oya Jaguar tukawutuma ngo wa mugati w'umuhondo ukabwira umuntu ugiye hanze tuzawunze umbabarira none nageze ahantu ndawubona mpita mbonaho nimero cyakoze abantu bakora product bajya bashyiraho nimero pe ndavuga ati ku mugati none usigaye unsanga mu rugo niyicari why not nagomba kuvuga ubu hari n'abantu benshi badukurikiye bawuzi bawukunda bari batazi ko mu Rwanda ukorerwamo urahari made in Rwanda dukomeze irobo rero irobo ni indirimbo nge nagize amahirwe yo kumvaho kanabona nubwo n'abadukurikiye bashobora gukanda kuri iyo link iri aho munsi bakayireba tukiraho nshimire ubwo ugeze ku irobo reka nshimire mbere yuko ushimira urasoza ushimira ndashaka kugira icyo nyikubazaho gitoya ni indirimbo numvise navuze ngo imishaza ariko ni slang yumvikanamo agahinda k'umuhanzi ntagara k'umuhanzi gusa n'agahinda ka buri mukozi k'umukozi uwo ari we wese abukora numvise nabo mu rugo bavugaho abakozi bo mu rugo ndabashuhuje ni mwe ba boss ntibakabakange umukozi wo mu rugo ni ukumesera imyenda wambara ugiye mu ma interview ni ugutekera ibiryo uri buryo uvuye ni ugusasira ni ugukoropera mu nzu niwe boss ubundi urebye ni uguteka ibintu byose mbese so nayitekerejeho bitewe
na inspiration nyine nagize ntekereza ukuntu umukozi ari we wadanje ariko noneho agafatwa nabi. Inzu ukodesheje ukwezi urugero ukajya ku kazi wenda ukicara muri etage hano ukorera mu biro byawe office ari wowe n'umukozi nende ubamo igihe kirekire n'umukozi ubora yubakiye ndetse we na madamu wawe muragiye ku kazi mumusigiye inzu n'ibiryo sibyo n'abana bose mwaye n'amafaranga muvuye gukorera ntiyishyuye umuriro ntiyishyura amazi atesuhe bro sorry merci oya ateswe urumva umukozi yubahwe man umukozi ngiye numvaga abakozi twakabubashye cyane kurusha ibindi bintu byose ubwo umuntu ugufite abana reka mbihuze n'ibyanyu rero uwo ni umukozi usanzwe ibyo mu muziki harimo amashyamba usanga muri abakozi barenze umwe ku bijyanye n'ikintu cy'uko abashoramari Fireman yararirimbye ati bavuga ngo umucezereza ngahe ibyo nta nubwo ari Fireman byabaye kuri njye na Melodie i Nyanza nimwe babajije icyo kibazo baraparitse bakire ngo mutunyurizo twumve ngo ariyo ni wowe nde rero njye na Melodie ati harya mucezereza ngahe njye na Melodie iyo turi kumwe kudusuzugura dushaka umuntu ushobora guprovoka kugira ngo avuge tukaruca tukarumira man uzi ko bavuye i Kigali uje gushaka amafaranga 100,000 kumva umukire arakubwiye muri parking ngo mugende mumuzanisha ngo bana banje bamusuhuze twakoze show wirukankana imbwa cyane rero kayimara ubwo so ducezereza miliyoni 100. Numvise rero muri ndirimbo nabwo mubigarukaho na Rodi umuhanzi uri gufasha muri kumwe muri Omega kandi abantu bakomeze bakurikirane uyu turi tariki zingahe 7 Rodi ndifuza ko azaba umuhanzi mukuru cyane ariko bifashijwemo n'ibikorwa ko ari gukora n'umuhanzi uri very talented cyane na Mavis nuko ariko ndamwifuza handi hantu kandi batubabarire babyumve gejejeho Melodie nonozanye na Rodi harya ne muri sati ni Rodi na Melodie harazamo na kati bavuyeho me Rodi nyine ni umwana ukunda umuziki kandi abikora neza kuri album yanjye niyo mpamvu navuze nti kuri EP ngomba guhita mushyiraho dufite n'izindi ndirimbo tugiye dufitanye ndifuza ko akorana n'indirimbo na Diplomate Fasasi twaravuganye na Melodie na Rodi banakorana banyoroshe so rero je cyo mba nifuza nuko umuziki ugenda neza muri rusange yes kuri no ndirimbo no tukiri rero irobo nyuma nkikubaza ku iki gitekerezo kijyanye n'uburyo abahanzi agahinda k'abahanzi ku bashoramari kuri experience yawe nka AMAG ni iyi bimwe mu byo wibuka utajya wibagirwa byakubayeho uretse icyo kintu cyo kuvuga ngo we na Melodie babajije ngo mucezereza ngahe muri za Butare hari ikintu wowe cy'umwihariko ubuzi wahuye nacyo muri game ku buryo uvuga uti ibyishimo dufite bipimiro uyu muziki waratubabaje waratuvunnye cyane byo ku rwego rwo hejuru ndashaka témoignage yawe iri simple yoroheje wibuka kuko hasozo ni nyinshi hasozo n'ubuzirimo nago niyo mpamvu namora nizirika kuri studio mba ndi nko kusikivi sinzi ntago ari ukusikiva ariko ni nko kumva ndi kwifata abahanzi ngiye kwakira iyo umuhanzi angannye cyakagana na studio anyibutsa cya gihe naganaga za studio batanyumvaga
bigatuma ntatekereza ko umuhanzi nyine mpita njya mu isura ye. ngo haso ya mbere nukuba warangije kurekura ibikurimo ntibabigwe ngo birekure babisohoke bantu babyumve ko ntabwo ugiye kuhirimba ushatse wayi performing uri koga muri douche. Haso rero nawe nazo nizo ngizo uzi kugira ngo nsaba n'imbabazi ninjye muntu wazanye ibintu bigendanye na giti. Ni wabizanye jewe ninjye wapanze iyo operation nimba batwangiye ku buntu nta kuntu wamugurira umuriro reka akaguha ingoma muri icyo gihe nyine cyahise. Nose uje ahantu kuri studio inshuro 5 uri gukora indirimbo ntibayiguhaye warishyuye wakoze iki giti ako gahinda nyine mba numva nta wundi byabaho. Hakana cyangwa emera ibintu ni bibiri répondez par vrai ou faux. Ese ya ndirimbo yawe na Melodie mwari kondinze kwa Medbeat yo byahereye uvuze ibintu bye by'indirimbo zidasohoka nkayibuka nago MARINA yanyibye indirimbo na Aristide siwe twari turi kumwe kiganiro bajyeho barakibona. Urabizi mwako nimukajya munyura hiri nago uri MARINA ndakari wa muntu wanyibye irandirimbo na nubu naranyishyura. Aristide nagaranyishyura amafaranga nakoreye igitaramo zamuvuga mpaka narabivuze ndamuzi bihemu urumva agara Aristide once again ni gahunzira na Badrama narabimusobanuriye turi kumwe na Melodie muri The Man uyu muntu andimi deni bihise binsubirajwe nari muri The Man uyu muntu andimi deni so ariko ibyo byose ni ibintu twagiye tunyuramo muri music. Wowe nakujyanye kwa Dani beat ankorera beat tuvugana ko ari nduza iririmbamo MARINA yitwa nguki ngo niyo ugenda urabyumva yitwa ni indirimbo se iyo ndirimbo yaririmbyemo nguki kora niyo ugenda urabyumva kora niyo nyene ndirabyumva ntagiye kore siyo so easy mujye muvaga ibintu biri true mpita nyumva yasohotse bajije MARINA ngo Aristide yambwiye ngo kuramo kino gicucu ku ndirimbo uzi kugusora nko mu nzu yawe ari yawe ngo kuramo iki gicucu. Ibyo ngibyo rero ishaza tugiraho rituruka naho wishyuye studio ukoze transportation byacu byo muri studio kurya kunywa gukora iki kuruhuka gutekereza urayikoze usibwemo. Safi Madiba wowe kuri Caguwa urabizi kuri bridge nawe iyi ngirimo Jay Polly singeze wari wayanditse singe bakuyemo iryo shaza wazaricikira wari wanayanditse apana kuvuga ngo uraza muri kora ninge wayanditse nanayirapamo Nyabarongo ntago mwaye mu ibyo we baka boss mugisha kunwa rindiri ibi bintu ishaza ntago twaritoye umuntu yoba mani nawe ariko yiyamye kunyiba ntago bya uranyiba ariko tu ntari nka kuvuga tu Nyabarongo bari bayikegeza nabafashe bagezeyo kuri Naro Road bagiye kuri coding ubwo icyari gikurikiye ubwo ni iki nukunkura nge nakoze indirimbo na Nizo yitwa Ziyada turi babiri ndayizi byutse nsanga harimo na hamba umva safi satibi ngoje ngo muri video ndabase Nizo byagenze gute ngo umusango nago ngo we ngubizi
abwa shawe indandagaho ibyo bintu by'amashuri atatu y'Ibutare natwe nanjye mfite ayikanombe njye niyo mpamvu ukunda kubona nsohora indirimbo buri indirimbo nyinshi ngunda gusohora ni amasample ntabwo ari video irangiye ntabwo ari audio irangiye kuko mba nihuta niyo mpamvu rero bagomba kuba mfite studio yanjye no nakumva yasutse ukansobanurira ubu ngubu ibyo ndumva bitekanye urantwara ibaze bantwaranye baro ibitenge ari kurimo ubwo sozo ko byaje uzabaze junior military system ko ari nawe wabanze twarayanditse nyine nagomba kubanza noneho ukaba kubita naringiye kuvuga kuzumuvandimwe reka nzireka noneho wowe ugataha ngo Ikanombe n'Inyamirambo kugira ngo ahagere niki kandi ujya kuyandika baje kugufata ati ubwo ukagenda ukagafunga ngo bazongera bamamaga waba uryamye wakwicura ukumva ati ngoma yageze hande soroma ndanabyibutse no kuri ntuzi yindi ugeze kumbwira aho yazizo bago wimfatanya nisi ndimo se uzafatira ngo arambona gaseka uzahamagare Kamishi muze tirandirimbo byagenze bite bankuyemo ubwoba ubu nabwo banyibafitiye mwese ntago ariko nari nakisobanukirwa undi muntu uca kwisobanukirwa yitwa Njuga ibikorwa byinshi mubona bigendanye na foto videography amashusho menshi asohoka Njuga mugira inama yo kuba umuntu witekerezaho haba amafilime haba amavideo haba nyine arabikunda akabishoramo umutima we wose ariko ababikorera ntago bamufata nk'iki nk'umukozi bamufata nk'umuntu biboneye nk'ipozompo ariko byose bakora byose fasha gutyo mwere siwe Njuga usohoye sasohoye indirimbo yanjye yitwa Irobo ndamushimira pe nivuye inyuma ubwo twakinanye muri za Seburikoko ndamuzi nyine nzi pressure ye azi gushyiraho umuntu pressure paka akazi karangiye muhungu wanjye Njuga Imana iguha umugisha urakoze cyane reka nkwereke suza amazina yese Ngaborewe ngasoma hano kuri iyi momo handitse nde iyi iyo ya kabiri iyo hejuru wanamwohereje kofi none se nimba mpesha uyu mugabo wamfashije kuki Imana atagomba kwiyumva nawe nk'umuntu ufite ikintu kirenze ni lazima rero ikintu cyo kwigira abantu ngo babana beza kubikunda Ngaborewe agomba kuba ari umuntu wa danger man kuva kera uramuzi nawe akabahurika yes erega nanjye mba nyene yamaramuko kandi arumvikana ariko niyo atashatse kumwumvika ntago mwumvika ni nkawe zunga sibyo se nakubwira ngo abantu bagiye bavutse mu makaritsiye yatandukanye babona bagiye bavukana nukuri kw'Imana Njuga ndamushimira ndashimira Young Grace cyagiye wambwiye ku bintu byo gushimira ndashimira bamenya ndashimira Mitsutsu ndashimira Mukarujanga ndashimira Bahati Just Family Bahati Makaca ndashimira na Rodi bose muri video ndi kubabona buryo ari professionnel ndashimira director ndashimira bose cyangwa ari ukuntu ibintu biryoshyera cyangwa ariko twari abazunze bazanjye nanjye bazanzunge nta miyaga nta kintu nabo basizemo ntacyo urumva rero biba byiza iyo nashimiye umuntu wagufashije man ndashimira na JALAS official unampinningire oya ntaribi
we mpa link iyo ndirimbo irobo murebe iyo link iri aho munsi mukandeho kandi ndabizeza ko ni indirimbo nziza ngiye narayikunze nyikunda ikiri sample n'ubu rero numvise umusaza nawe umuntu wese wamfashije ndashimira Mock Vibe ndashimira Move abantu bose man Young Grace Imana izaguha umugisha Young Grace namuhamagaye arwaye ndamubwira Grace ko ari rore numvaga ari wowe muntu man ibidakeye kabiri ahitaze kabisa reba nuza bamenya icyo nicyo cyabuze mu muziki gufata man byarandenze uzi gufata umuhanzi urugero nka bamenya agafata imodoka yakanywe essence akaza gusapotinga AMAG man ni gute utashimira abo bantu oya ni ngombwa rero muyisengere muyimene amavuta wa mugani bavuga ko ndoga nimba n'umurozi arayirogera ato ahire rimwe ariko ngaya Jean Marie Mikorojeni wari wanyemereye kuza muri video ntiwaza nta bukwe budataha yari yanyweye kiki na pub anyway ariko ntago ari ibintu bikomeye cyane nyine hari igihe umuntu agira impamvu ze wa musesenguzi niba ntacyo yakubwiye ntacyo yambwiye ariko ndashimira ahubwo wambwiye kamarade wa musesenguzi wo kuri 3D yarambwiye ati mbabarira byambanye ikibazo sinabonye ukuntu nzi urumva ko yavuze ariko buriya Mitsutsu nawe ni umuntu w'umugabo ndashimira n'umusekirite wanije imyenda koko nabonye utsapye kaburiya ntibari bumwe oya ariko nta name utagiriwe oya niyo yabiriho icyambere ni cyari kigendera nuko twakoze ibintu ubutumwa bwari bugenewe ntago bihuye na company ya wenda ya security oya ntago wayambaye mu mpamvu zo ariko tuba tunagaragaza ko ari umuntu ushobora kwiyambika imyenda ya company runaka agakora ibitari byo cyane ko n'ubutumwa so rero ndumva twasoza ikiganiro jana nanjye dusoza ikiganiro rero dusoza ikiganiro ndashaka ko ugira icyamamare udutumaho tukazagishaka tukakibaza uzashake icyamamare kukibaza ibiki ibyo ushaka ndashaka ko utubwira ibibazo bibiri tuzamukubariza cyamamare ari cyo nabatumaho mutabona mwana ari abantu nkunda kandi nubwo mba mbajije bingarukaho bika kwanza ngiye ngisha inama kurusha kubaza kuko ibibazo ahanini njye nkeneye ibisubizo kurusha ibibazo muzajye kumbariza waretse nkavuga babiri wa muniga w'inyamata ninde uri utunga inkona abantu Sarongo na Yongwe pasi yego bose tuba tubabona ariko uzambariza bo basibe sibo uzashaka umugabo witwa Rwema wo kuri iyi mihanda yego akuganirize uburyo yumva Pastor Yongwe na Rwema na Nuza na Sarongo abafatate yashyigikira nde muri bo atagendeye ku buryo bw'inda nk'umusesenguzi uzi n'amategeko turi kuri iyi mihanda niko akunda kuvuga Yongwe afite urusengero na Sarongo afite urusengero kandi ntazabe umuhezanguni ngo natubwire ngo nasengera kizaba kirangiye ariko icyo
ikibazo cye bwite kitari icyo kuko ashobora guhita bati nasengera bikaba birarangiye ndashaka ikibazo umubaza nka Rwema akazicara akakivugaho. Rwema akunda iyenjyana ayikundira iki akunda uwe muntu uyikora kuki byatumye ayikunda arubatse afite abana bangahe abana be yabashishikariza gukurikira uwuhe murongo ngenderwaho urana mu bintu turimo harimo umuziki harimo football harimo ikibazo n'insengero zaje mu bintu bimeze nka showbiz ndabeshye zo ziri gutwika nazo ni ugutwika azabe dusesengura abikoreye ku bana be wenda yaba yarabyaye uvuga ngo Rwema tuzamubaza kuri Yongwe na Sarongo tunamubaze icyo yakorera abana be baramutse hari ukuntu abana babaza ababyeyi ngo ko numva nkundi yabareka bakajya muri ibyo tumaze n'injyana akunda n'impamvu yayikunze n'impamvu yakundishijwe uwo muntu wayimukundishije ninde ushobora kuvuga uti nkunda rege nayikundishijwe na Lucky Dube nakunze hip hop nayikundishijwe na Tupa si ngombwa bo mu Rwanda byamfasha kuko uriya mugabo afite ubwenge bwinshi uko mubona nta kiganiro cye kinshika akubwira ibintu nawe ukikomereza ibyo akubwiye ukamenya ibyo ari byo ushobora kumubwira ati buriya slow n'injyana nziza yayikunda nduyikora ku yihe ndirimbo Rwema komeza wigisha abantu mu banyeshuri ufite ndimo ubundi Rwema na Antoine Rutayisire ni bamwe mu bantu mvomaho ubumenyi bumwe na bumwe butuma nkorani wumvisha indirimbo yanjye na Yago yitwa ngo nitwe babi byose nyine ndagenda nkumva nkakusanya uzi kumva ko Imana yatanze amategeko 10 ikayabanonsa ikabivuga bikandikwa ku buryo bitazabora. Antoine Rutayisire we nabonye kenshi mwaragiye muhurira mu biganiro ariko on distance we ni mu biganiro aheruka gukora cyangwa nyuma y'igihe mwahuriye ni iki bindi bibiri wamubaza Antoine ni papa mukuru wacu umwumva aramwumva nyine avuga rimwe tukumva kabiri namubwira ni sinzi nimba yarabikoze kubera iki atandika igitabo kuko ibyo avuga byanditse byaba ubwo tuzamubaza uti waba uteganya kuzandika igitabo ku ariko ndabizi ko azagusubiza ko ari uburenganzira bwe kuko iyo aba ari ucyandika urumva njyewe acyanditse nakigura nibyo rero nanjye mvuga wari umusomyi kuko ibyo avuga abivuga gutyo nyine kuri mikoro tukabyumva mu rusengero ariko ashobora kwandika nk'igitabo wenda urugero nk'umwana wanjye kwa kundi batanga ingofero ku mukwe nkamuha kado y'igitabo kuko yego kuko ibintu avuga ni ibintu byo mu buzima busanzwe so muzamumbarize ati akazahita ambwira ati wavuze ibiki wa mwana oya uko kibaza niko tuzakimwumvisha ndamukunda nkunda nyine ntago azahora mu interview kameme ariko igitabo azajya asoma page uyu munsi ejo ukayisoma atiriwe atugora ngo dutegereje ko ngo ajye imbere y'izi kamera yego kandi noneho icyiza ari mu burezi ari ku Giporosoni nawe twakuze twigira ntago wakumva ibyishimo ngira iyo mpuye n'umuntu uri kuyobora ahantu nize guhera kwandika
giporoso kubera rero ko kwandika ndifuza ko yakwandika igitabo tukakironshinga kuko ibintu baravuga ngo les parleurs s'envolent mais les écrits restent. Ibyo nabyigiye ku kigo cye. Why not? Utaduha igitabo. Papa simvuze nabi ariko tubabare abafite n'akazi kenshi n'ubusabe. Ubusabe si itegeko. Yego. Nkuko navuga ni agaseke ukavuga utacyakariho nzaba. Uzi ko ashobora kutwandikira igitabo tukakidevelopa mu buryo bw'imiririmbire kandi bikafasha benshi. Hari abantu bakumva ibyo bintu bavuga ni ndagusha ku ngingo ya Antoine Rutayisire nushaka umugore burya ntumusige yaba twita datwita aragusezeranya ndase n'ibyo bintu Jara reka turangize ikiganiro tujye mu kazi yego. Kwirobo se hari akantu waduha hose kwirobo tukagenda ndavuga ni ajya avuga ngo twatumiye abapasiteri ntibasama Bibiliya. Okay. Urana iriya ndirimbo rero nayikoze ku buryo bwo kuvuga ko urana abakozi bo mu rugo, abakozi bo mu biro, abakozi kaga freestyle akahe kakandika kwaritwe 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 ni bo twakuriye quartier ni bo nyine uhitemo ushaka iyo ushaka wowe sinkugore nuko nshaka ikibazo nuko ngiye kugwa freestyle narasora. Oya ukubiteho akantu gato katatuma indirimbo itakaza umwimerere. Hari ukuntu ushaka kuvuga ati uzagucyurira ko yakugaburira uzamubwire ko ibiryo wariye wabinyweye. Oya reka tubireke ibyo ngibyo bizumvikana mu ndirimbo. Maze umuntu ukubwira ati kubunga nuko narakugaburiye natekereze tuwarete sebe kugaburira kugumamo mpaka kugeza Jara bye ngewe ngiye muri studio. Ewana rya studio bro kandi merci beaucoup nishimiye ko man musigaye muzi umuvuno to. Nabonye Irene yarasanze Melodie muri studio. Ibaze ko dufite ama studio. Urumva ko namwe mwamenye umuvuno. Nubwo twese tutazajya tuyakoreramo buri wese afitiye cyangwa udafite ariko ni byiza ko ntago turi imbeba. Okay. Fisi arahari ariko afite akabazo. Fisi umuhe 5,000 by'ububwa. Fisi cameraman wa guruti aya mafaranga nayububwa wakoze ibintu sinshatse kubivuga by'ububwa uyaguhaye nimbwa enda Fisi y'amafaranga naya akugereho ariko ngo nayububwa bya flash urabizi sawa bye.